by'urugo rwanjye mu byihore ni mubimbaze muzabanze mushake undi muramaze ikintu muzabanze mushake Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane Abanyarwandakazi ibirayi by'uya nibiba amaraso kubera yuko ibintu biramutse bibaye cyaba ari ikintu subwo gisa nk'ikidasanzwe cyangwa se kitanezeza abanyarwanda muri rusange. Aba bahanzi babiri bamwita Vestine na Dorcas. Iri tsinda ryabo ni itsinda rikomeye, ni itsinda rikomeje kugenda ritugezaho ubutumwa bwiza bugiye butandukanye, indirimbo nziza zirimo ubutumwa, zirimo message. Turabakunda cyane, n'abanzi bari batanga icyizere ko mu minsi iri imbere bazaba ari abahanzi bakomeye cyane. Urabizi bakomeje kugenda bubaka izina mu Rwanda ho already ryamaze kubakwa, ariko no hanze y'u Rwanda n'abanzi bamaze kumenyekana. Nk'ubu bari muri tour muri za Canada n'ahandi hagiye hatandukanye. Muri make nyine bamaze gutera imbere n'abahanzi beza cyane. Ariko nk'uko mubizi mu minsi ishize Vestine yari yarashatse, reka no kuvuga ngo yarashatse, ahubwo yashatse umugabo wo bita Idriss Jalik wo mu gihugu cya Burkina Faso. Ariko muri aka kanya akomeje kugenda aca amarenga yuko ashobora kuba agiye gutandukana n'uwo mugabo we Idriss Jalik. Nyaboneka birabibyuya niyo amaraso, ariko reka turebe ngo ubundi bimeze bite. Nyuma yuko uyu muhanzi Vestine yamaze kujya ku rubuga rwa Instagram abasha kuba yase amafoto yose ari kumwe n'umugabo we. Nyaboneka urumva ko n'umwanzuro ukomeye cyane, iyo umuntu aba afashe umwanzuro avuga ati jewe umugabo wanjye tugiye gutandukana, cyangwa se agafata amafoto yose akayasiba, kandi nyamara iyo ni status aba afite mu buzima, iyo ni titre aba afite, ariko ukabona afashe amafoto ye yose arayasibye. Iyo ni sinyi bikomeye cyane. Yaje kuba yavuga ngo uyu munsi ubuzima bayeho ntabwo ari bwo buzima yahoze yifuza, ntabwo ari bwo buzima yashakaga. Ubwo yafataga umwanzo wo gushaka umugabo we, ntabwo ari bwo buzima yashakaga, ariko ngo bakanye ubuzima ari kugenda abona mu rwose uri kumutungura cyane. Ari kuvuga ngo azi ko yafashe icyemezo kiri mu buzima bwe. Nyaboneka urumva yamaze no gufata decision yuko ngo yafashe icyemezo kibi mu buzima bwe. Ari kuvuga ko rwose ibingibi atari byarakwiriye. Reka dukomeze tugende tureba tumenye ngo se ubundi byagenze bite kubera icyo ari kuvuga ibi. Ubundi ari kuvuga yuko ngo Imana yemera ibintu bimwe na bimwe kubaho kugira ngo umuntu nyine abashe kuba yakiga amasomo, cyangwa se abashe kuba yagira indi experience afata. Avuze ko yize byinshi, kandi ari kuvuga ko ngo nta muntu uzongera kumubeshya ngo arimbure ubuzima bwe. Sinzi biragaragara yuko, cyangwa ari kugaragaza yuko ashobora kuba yarabeshywe kugira ngo abashe kuba yabana n'uyu mugabo we. Ashobora kuba wenda yarabeshywe, cyangwa se ari nk'umuntu wamugiriye inama, simbizi, ariko urumva ko niyo marenga ari guca. Ari kuvuga ngo umugabo ukurikira yahisemo kubana nawe, noneho ngo azabanza arebe neza, amenye umuryango we umeze ute, amenye byimbitse, nyine amenye amakuru ye yose ahagije, kuko biragaragara ko uyu nguyu bashobora kuba barabanye. Nyaboneka atamufasha amakuru ahagije, cyane nk'akantu kari kuza ngo ndashaka umudiaspora akaba yarambonye wenda agahita avuga ati ahise afata umwanzuro wo kubana nawe. Ariko ari kuvuga ngo noneho umugabo ukurikira bazabana nawe, cyangwa se azabasha kuba yahitamo, azabanza mwige neza, amumenye birambuye kugira ngo atazongera guhubuka. Ubundi Ishimwe Vestine yasezeranye n'umugabo we tariki 5 Nyakanga 2025, ariko mu gihe tariki 22 Kamena 2025 yari yakorewe ibirori byo gusezera ubukumi abenshi bazi nka Bright Show. Ubundi yakoze ibi birori mu gihe kwa 15 Mutarama 2025, uburyo bwatunguye benshi. Yasezeranye imbere y'amategeko na Idriss Jalik umugabo we. Muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Bivuze ko ubu butumwa butambutse nyuma y'iminsi 136 bashingiwe. Nyaboneka ibintu sinzi kuntu turabyakira, inkuru sinzi kuntu muri buyakire nk'abakunzi ba Vestine muri rusange, kuko birumvikana ko nyine twese usanga abanzi bacu tubifuriza ibyiza. Sinzi rero kuntu turi bubyakire, ariko ni ibintu bibabaje. Nyaboneka niyo mpamvu nkomeje kuvuga ngo birabyuya ntibiba amaraso, kubera ko ibintu byaba ari inkuru y'incamugongo.
urabona ko akomeje kugenda yicuza ubuzima ari kubamo aka kanya atari bwo yahoze yifuza, kuko nk'umuntu wese kameme umuntu ugiye gushaka wari umuntu muzabana igihe kinini, wari umuntu mugiye gukorana urugendo runini rw'ubuzima, ariko amagambo yuzuye agahinda, yuzuye kwicuza kwinshi, yuzuye nyine wumva yuzuye agahinda, nuko ari kuvuga ngo nakoze amahitamo mabi mu buzima bwanjye ariko nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi. Nyaboneka mureke dukomeze dusabire uyu muhanzikazi wacu, urabona ko n'umuhanzi wari umaze gukomera. Nyaboneka twumvaga ari nyine ateye intambwe nziza mu buzima, buriya kuko kuba ubonye umwunganizi mu buzima umufasha biba ari ibintu byiza cyane, ariko urabona ko akomeje kugenda yicuza ari Greta, ati ni umwanzuro yafashe mu buzima uko biri bigaragara yuko ari nk'umuntu wamushutse. Ariko naboneka namwe bakobwa mureke kwita ku bantu baza bababwira amagambo, nyaboneka nko kugiye ugiye gufata umwanzuro nk'uyu nguyu, kubera ko uyu ni umwanzuro uzabana nawe mu buzima bwawe bwose. Uyu ni umugabo ugiye guhitamo umugabo muzabana mu buzima ubusigaje ku isi. Ubwo rero aho kugira ngo ugende ushukwe ugende wenda umuntu utamufite amakuru ahagije bitengo n'ikintu bari kuvuga ngo ukurikirana iki ngiki, eida uyu muntu mu diaspora, uyu muntu afite amafaranga, uyu muntu afite hit, we banza kuko muri rwa rugo ugiyemo ni wowe uzaba uriyo wenyine, bari kukubwira ntabwo muzaba muri kumwe. Niyo mpamvu rero banza utuze, gabanya pressure, utuze, umuntu banza umwige neza, umusobanukirwe, umenye ati ese izi ngeso afite nzabasha kuzihanganira, kuko buriya hari ubuzima umuntu wabayemo, hari reka tureke kubyita ingeso ahubwo tuvuge ngo iyi mico, kuko buriya hari umuntu imico aba afite itahinduka uko wabigenza uko kukuza. Rero banza umenye ati se iyi mico uyu muntu afite nzabasha kuyihanganira mbane nayo ubuzima bwose nsigaje. Ubirebe neza, ubyiteho neza, kuko nibwo bizabasha kuba byagufasha kuba wishimye, kugira ngo bikurinde kwicuza, kuko buriya kwicuza nyaboneka ni ikintu kibi. Nta muntu umwe nayifuriza ko yakicuza, kuko buriya bajya bavuga ngo iyo menye yari ijambo ariko yaje itinze. Rero mureke dukomeze dusebire uyu muhanzikazi wacu, aya marenga ari guca cyangwa se zisinye tugenda tubona bibi byuya niyo amaraso, kuko byaba ari ikintu kibabaje cyane kuba watandukana n'umuntu nta n'umwaka ushize. Ibyo ni bibabaje cyane, ni bibabaje. Birumvikana ko nyuma nta n'umwaka ushize nyine urumva ko nta n'umwana mubyaranye n'igihe gito cyane. Reka rero dukomeze kumusengera kandi tumubwire ngo yihangane, nabona bikomeje kugorana cyangwa se byanze ubwo azafata umwanzuro nawe yatekerejeho, kugira ariko buriya atazafata umwanzuro wenda ahubutse cyangwa se arakaye, niyitonde. Ariko nanone ntaho twajya kumuha inama nyinshi nk'aho tubana nawe mu rugo rwe, buriya niwe uzi ukuntu ababaye, niwe uzi ikibazo afite. Ubwo rero niwe uzi n'umwanzuro azafata, ariko twebwe iyo icyo twifuza nk'abahanzi be cyangwa se sorry ntabwo ari abahanzi be cyangwa abafana be, ubwo twavuga tuti turamwifuriza ibyiza. Umwanzuro wose rero azafata azagerageza ko yafata umwanzuro uzamunezeza, kugira ngo abashe kuba na kariyeri yayikomeza neza, kandi n'ubuzima bwe muri rusange bukomeze bugende neza. Murakoze.